Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel je kubabwira ko Inyarugenge yabeshye umugabo kagiye mu kazi ku Kibuye amufatira muri rogi ari kumwe n'undi mugabo. Hanyuma kandi mu karere ka Kicukiro ndakubwira ko umwe yapfuye abandi batatu bajyanwa mu bitaro nyuma yo kurya ibyatsi batazi. Irubavu umugabo yishe umugore we amuziza ko atamuhaye ibiryo. Ngaye nguko rero ayo makuru niyo tugiye kubakiraho. Ngwaye kazi yicano yitwa Ubuvumbuzi Official plus subscribe. Reka nkubwire ko umugabo utuye mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro yafatiye umugore we muri rogi irereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aryamanye n'undi mugabo. Ibi byabereye Nyamirambo rero mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuwa 13 Mutarama 2026. Abatanga buhamya bavuga ko ngo uwo mugore yari yabeshye umugabo we ko ngo yagiye mu butumwa bw'akazi mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba kandi ko ari burareyo. Bakomeza bavuga ko ngo inshuti y'umugabo we ituye i Nyamirambo ariyo yamubonye yinjira muri rogi ihita imutelefona irabimubwira nawe ahita ajya kureba koko niba ari umugore we winjiye muri iryo cumbi cyangwa se rogi. Yavuze ko ngo yari yabeshye umugabo we ko ngo yagiye gukorera ku Kibuye, noneho undi mugabo ngo w'inshuti yabo niwe wamubonye yinjira muri rogi. Ako kanya telefona umugabo we ahita aza asanga tayari bamaze no kugera mu cyumba, ariko kuko bari bafunze we yahise yicara arategereza bakora ibyabazanye. Basohotse bakimubona umugore ahitagwa mu kano. Yakomeje avuga ko ngo umugabo yahise ashaka gukubita umugore we, ariko abandi bantu bari muri iyo rogi barimo n'umusekirite bahita bamufata. Umukobwa ukora muri iyi rogi utashatse ko imyirondoro ye itangazwa yavuze ko uwo mugore atari inshuro ya mbere yari aciye umugabo inyuma. Umugabo numvise amubwira ngo ubu noneho ndakwifatiye, genda ufate ibintu bya byose umvire mu rugo ujye kubana n'uwo mugabo wawe kuko sinkeneye gufungwa pe. Yongeyeho ko atari ubwa mbere yarabonye uwo mugore aza no muri iyo rogi ari kumwe n'uwo mugabo bafatanye. Umugabo rero bafatanye n'umugore we w'abandi muri rogi, we akimara kubona ko bishobora kutaza kumworohera yahise agenda nk'urimo kuvugira kuri telefone, ahita yurira moto arigendera asigana uwo mugore n'umugabo we aho ngaho. Umugabo wafatiye umugore we muri rogi ariko utifuje ko amazina ye atangazwa yabwiye ikinyamakuru cyitwa Okweri Times cya mu Rwanda ko yari afite amakuru yuko umugore we ajya muca inyuma ariko ntabyemere. Yavuze ati barambwiraga nkanga kubyemera, nyuma nibwo rero nashyizeho abantu baramuncungira, gusa nari maze iminsi mbikeka kubera ko yahoraga kuri telefone rimwe na rimwe agataha mu bicuku, namubaza akambwira ngo yari yagiye mu kazi cyangwa se yari yageze akazi kenshi. Uyu mugabo avuga ko ngo bafitanye abana batatu kandi ko adashobora kongera kubana n'uwo mugore. Ikibazo cyo gucana inyuma hagati y'abashakanye kimaze gufata indi ntera kuko nko kuwa 3 Mutarama 2026 umugabo wo mu karere ka Rwamagana yafatiye muri rogi umugore we usanzwe uyobora ishuri ribanza rya Duha mu murenge wa Musha ari kumwe n'umushoferi w'imodoka y'akarere ka Rwamagana, bikekwa ko bari gusambana. Hanyuma amategeko avuga iki? Nomero 68 rya 2018 ni itegeko ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 4 tariki ya 27 Nzeri, ingingo yaryo y'136 yerekeye ubusambanyi uko ubuhanwa nuko bukurikiranwa. Ivuga ko ngo umuntu wese washyingiwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranwe abakoze icyaha yabihamijwe n'urukikanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Gukurikirana icyaha cy'ubusambanyi rero ntibishobora kuba hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranwe ku buryo bwemewe n'amategeko. Mu yandi makuru yihute cyane abababaje mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Rwimbogo haravugwa inkuru ibabaje y'umuntu umwe wapfuye abandi batatu bajyanwa kwa muganga igitaraganya nyuma yo kurya ibyatsi bikekwa ko byabateye uburozi babyitiranyije n'imboga zizwi nka chou-fleur. Amakuru yizewe agera kuri TV1 dukesha iyi nkuru avuga ko ngo abo bantu bari bahawe ikiraka cyo gutunda ifumbire ahantu hatandukanye muri ako gace. Nyuma yo kurangiza akazi kabo rero basoromye ibyatsi bimeze nk'imboga bakeka ko ngari chou-fleur, babiteka mu birayi maze barabirya. Hanyuma bamaze kubiteka rero byase bibagwa nabi. Uko ubuzima bwabo bwarushagaho kuba bubi rero abaturage ndetse n'abari hafi yabo bihutiye kubajyana kwa muganga, ariko umwe muri bo yitaba Imana ari mu nzira ajyanwa kwa muganga. Abandi batatu bahise bakirwa kwa muganga aho bari bakurikiranwe n'abaganga. Mu gihe rero hakomeje gukorwa iperereza ngo amenyekane neza ubwoko bw'ibyo byatsi byabateye ubwo burozi ndetse n'icyabateye kubyitiranya n'imboga ziribwa. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano bwanganishije umuryango wabuze uwabo, banasaba abaturage kwirinda gusarura ndetse no kurya ibimera bitizewe neza, cyane cyane ibyakuwe mu gasozi cyangwa se ahatamenyerewe. Inkuru yongeye kwibutsa abaturage akamaro ko kwitwararika ibiribwa ndetse no kugisha inama inzego zibishinzwe igihe cyose habonetse ibimera bitamenyerewe.
mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora gushyira ubuzima mu kaga. Hano hari indi nkuru. Umugabo witwa Maniraguha Jean Marie Vianney wo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rusizi mu karere ka Rubavu yishe umugore we babanaga mu buryo butemewe n'amategeko witwa Manizabayo Beatrice Moses ko yamwatse ibiryo akabibura. Ibi byabereye mu kagari ka Kabumba mu murenge wa Bugeshi kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Mutarama 2026. Abaturanyi b'uyu muryango babwiye itangazamakuru ko uyu mugabo Maniraguha Jean Marie Vianney yatashye nijoro asanga umugore we atarataha, aramutegereza, atashye mubaza ibiryo abibuze, bahita batangira kurwana. Bivugwa ko ngo muri iyo mirwano umugabo yaje gukubita umugore we n'ubundi ahita agwa hasi, maze umugabo abonye ko bikomeye ahitamo kwitabaza abaturage bamujyana kwa muganga. Mutangabuhamya umwe yavuze ko ngo abaturanyi b'uyu muryango bagerageje kumuha ubutabazi bw'ibanze ariko birangira yitabye Imana. Yongeye ko mu gitondo cyo kuwa 13 Mata 2026 abaturage bahise bijyanira uyu mugabo Maniraguha kuri station ya polisi ya Bugeshi, ahita yoherezwa kuri station ya RIB ya Mudende. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugeshi Murindangabo Eric yemeje iby'aya makuru, avuga ati nibyo koko umugabo witwa Maniraguha Jean Marie Vianney yishe umugore we witwa Manizabayo Beatrice amukubise umugeri biturutse ku makimbirane bari bafitanye. Yongeye ati abaturage rero baduhaye amakuru ko uyu mugabo yabahamagaye ababwira ko umugore we amukubise umugeri akitura hasi. Bukeye Jean Marie Vianney yaje kuzanwa n'umuturage kuri station ya polisi ya Bugeshi, ahita yoherezwa kuri station ya RIB ya Mudende. Uyu muyobozi rero yaboneyeho gusaba abaturage kujya birinda amakimbirane, ariko aravuga ngo abaturage mukwiye kujya mwirinda amakimbirane mu gihe muyagiranye rwose umwe ko aba akwiye kwegera ubuyobozi muri icyo kibazo bakagikemura. Murambo wa nyakwigendera wo wahise woherezwa ku bitaro bya Gisenyi kugira ngo ukorerwe isuzumwa. Hanyuma rero twerekeje mu yandi makuru arimo kugenda atembera kuri iyi mihanda. Uyu munsi hari inkuru y'akababaro ihari. Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati wamamaye muri sinema y'u Rwanda ari mu gahinda nyuma y'uko nyina umubyara yitabye Imana kuri uyu wa 14 Mutarama 2026. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru igihe Ndimbati wumvikanaga mu ijwi ry'umugabo yavuze ati ayo makuru niyo umubyeyi wanjye yitaye, yari mu rugo iwanjye aho yaramaze iminsi. Cyakora Ndimbati ntabwo yigeze avuga byinshi ku mpamvu y'urupfu rw'umubyeyi we. Umubyeyi wa Ndimbati yitabye Imana ku manywa yo kuri uyu wa 14 Mutarama 2025 aguye mu rugo aho uyu mukinnyi wa filimi atuye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, hari agace kazwi nka Norvege. Muri 2023 nibwo Ndimbati yerekanye mu itangazamakuru umubyeyi we. Icyo gihe akaba yari yitabiriye igikorwa cyo kuyibuka se umubyara wari umaze imyaka 11 yitabye Imana. Ndimbati yamamaye muri sinema y'u Rwanda by'umwihariko akabazwi cyane muri filimi Papa Safa ndetse ni filime ya Niyitegeka Garasiyane. Hanyuma rero ni munyemerere dusoze gutya. Hanjye nitwa Itangishaka Emmanuel. Niba ari bwo uje kurica no kanda subscribe kugira ngo andi makuru atazajya gucika. Cyangwa wifuriza nibihe byiza ndetse no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima.